Muraho inshuti zadusangire ntago mbatindira ndashafite ubutumwa bwihutirwa nshaka kubabwira cyane cyane bugendana ni virus ya coronavirus banayihinduriye izina ubu ngubu barimo kwita ni SARS-CoV-2 hanyuma rero COVID-19 n'uburwayi buterwa n'iyo virus. Ntago ninjira mu bintu biri scientific ariko nashaka kubabwira ikintu gikomeye cyane muri ibi bihe bikomeye aho isi iri muri confusion itazi yavangiwe n'ibibazo bitandukanye hamwe no kwirinda hamwe no gukurikiza amabwirizo tubwirwa n'ubuyobozi. Ariko ari ikintu nashaka mbabwire gikomeye cyane rero cyadufasha kugira ngo dukomeze tube bamwe. Imfubyi n'abapfakazi batishoboye muri ibi bihe, abasaza abakecuru batishoboye bari hehe ubu ngubu? Mwibuka ibyo muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 7 kumanura ibyo uvuga? Ufite Imana aba afite urukundo, udafite urukundo ntabwo afite Imana. Ni umwanya mwiza wo kugira urukundo no kwibaza bari abantu bari hehe. Izo kategori z'abantu mvuze, imfubyi n'abapfakazi batishoboye, abasaza n'abakecuru batabasha kujya hanze bari hehe? Ubuyobozi batwemereye yuko dushobora kugura amafunguro. Uko ubasha kubona ifunguro nako ubasha kubona umuntu utishoboye ukagira icyo umufasha. Abavuga butumwa, ndizera yuko ubu ngubu ni umwanya wanyu wo kwicara no gutekereza ngo ni umwanya wo kwigisha bihagije ku rukundo. Njya mbwira abavuga butumwa, uragura ameza ngo yire kuri altare y'ibihumbi 150 mu 200. Waruzi neza yuko ko ibihumbi 150 cyangwa na 80 bishobora kuvamo isakaro ry'umuntu imfubyi n'abapfakazi batishoboye? Uragura ikoti ry'ibihumbi 200. Waruzi ko iriya koti ry'ibihumbi 200 wambaye ni isakaro ry'imfubyi n'abapfakazi y'inzu imwe, amabati 30 y'umuntu utishoboye. Ngewe simbuza ko twakwambara neza cyangwa twarimba, ariko ba mama muri aho ngaho nashamba mbabwire yuko waba ufite superwax ebyiri mu rugo, ufite eshatu cyangwa ibindi bitenge bingaye, ariko hari umuntu uri hariya w'umukene utishoboye udafite n'igitenge cy'ibihumbi 7 cyangwa 10,000, kuko bibaho ndabizi kuko mbikora. Niyo mpamvu nyambabwira namwe bavuga butumwa mujye mutwigisha ku rukundo, kuko ubu iyo autorite mugira kuba uri umu apostle, umu bishop n'andi matitre nge ntashobora kuyaguhamagara kuko ntacyo yamaze kuri njyewe. Icyo nakubahira ni ukunyigisha inzira zizamfasha kujya mu ijuru, kwitegura kujya mu ijuru, aribwo inzira y'urukundo, kugira urukundo, gutanga urukundo, kuko na Yesu ubwe bwite cye yaravuze yuko ko nirwo rutwikiriye, ni umbrella itwikiriye ari amategeko yose. Namwe abakristo mufite abana, akenshi turabagaburira ibitunga imibiri, tukabagurira imyenda, tukabajyana ku ishuri, ariko ntitubigisha ibitunga ubugingo. Kandi nitushaka kwigisha abana ibitunga ubugingo ni ukutangira kubatoza urukundo ubu ngubu. Gusa biragoye ko dutoza abana bacu urukundo natwe tutarufite, kuko dutanga ibyo dufite. Twirememo rero ubu rukundo, turutekereze urukundo twagiriwe, hanyuma rero natwe turugirire abandi, turwigishe, turutoze n'abana bacu. Kandi iyo ufite Imana ufite urukundo, utayifite ufite urukundo. Ubwo rero ababyeyi namwe ndabakangurira b'abakristo, nimba twiyita abakristo, tutoze n'abana bacu kugira urukundo. Tubatoze kugira urukundo, atari urukundo ku babyara babo cyangwa ku bakuru babo, gukunda abatishoboye, gukunda abatishoboye. Kuko gatoya ufite, umwana gatoya afite ashobora gutanga n'ikaramu, afite amakaramu 3 agatanga imwe akahindura ubuzima bw'umwana uwo muntu. Nge n'umukunzi wanjye nta kintu tujya dukora kigendana no gusangiza abandi urukundo tutashizemo abana, kubera ko abana bacu bagomba gukura bazi urukundo icyo ari cyo. Ngewe narafunzwe inshuro 3, mfungwa muri Kongo yitwaga Zaire, u Burundi no mu Rwanda. Aho hose nagiye mbonamo icyo urukundo rusobanura. Umudamu wanjye yaciye mu bibazo bikomeye cyane, atakaza ababyeyi n'abavandimwe mu bintu byabaye iwacu 94, murabizi. Aho hose yagiye abona rumo rukundo.
si ngombwa ko muca mu byo twaciyemo kugira ngo mubashe kumenya urukundo cyangwa kurukorera abandi. Twareba ibyo Yakobo yavuze, yarabivuze yuko ko idini nyakuri risura imfubyi n'abapfakazi. Aho usengera murabikora? Nimba mubikora, bravo, Imana ibahe umugisha. Nimba mutabikora, ni umwanya wo kubyiga. Risura abantu bari mu mazu y'imbohe. Aho usengera murabikora? Aho usengera musura abantu bari mu mazu y'imbohe. Musura abakene. Nimba mubikora cyangwa abatishoboye, nimba mubikora, bravo, Imana ibahe umugisha. Kandi nimba mutabikora, mwigaye mubashe no gufata iyindi gahunda nzira nshasha yo gusangiza abandi urukundo. Nuko giti cye gutekereza uburyo ashobora gusangiza abandi urukundo muri iki gihe, muri ibi bikomeye, kuko abantu bacuruza ibiryo baracyakora, kandi ariho abantu badashobora kuhagera, ariho n'abantu badashobora no kubona amafaranga yo kugura ibiryo. Ubwo rero twabasangiza urukundo buri umuntu ku giti cye, tunubahiriza ingamba leta yadusabye gukora. Mwibuke kujya kuri YouTube mushake Dusangire, muduwe igikumwe, mukore na subscribe kugira ngo murebe andi ma video, muzarebe n'izindi zizaza. Murakoze.